murakoze kongera gushima Imana ko iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo kandi n'iby'agaciro turabiha agaciro turashima guhera ku buyobozi n'abo turi kumwe bose hano bashimye yuko twese dusangira uwo mugisha negereje kandi n'uwo turi kumwe mama Osiya nawe ndetse kugira ngo tuze kubana muri iyi gahunda. Yego urakoze. Yego murangije kudusengera Pastor Desire barikiwe sana. Rero reka dukomeze n'ijambo ry'Imana twavuze ko turi kuganira hejuru yo kwizera yo gusenga. Tuvuga yuko bigomba kujyana no kwizera. Ejo ku munsi wa mbere twagiye tugaruka ku magambo ajyanye n'isengesho rya data wa twese ndetse tunagaruka no ku ijambo tugenda twibaza ngo kuki Imana idusaba gusenga kandi tugendera kuri uriya murongo dusanga mu Batesalonike ba mbere 5 Batesalonike ba mbere 5 n'utwi 17 havuga ngo musenge ubudasiba. Yego. Ayo magambo rero yo kuvuga ngo musenge ubudasiba mu by'ukuri afite n'izindi imbaraga zidasanzwe. Twasanze yuko udusaba gusaba ni nawe uduha ibyo dusaba. Yego. Imana niyo itubwira ngo dusabe kandi twanabonye yuko izi byose izi n'ibyo dukeneye ariko ubitubwira aratuzi azi n'ibyo dukeneye ndetse ajya naduha akaduha n'ibirenze twebwe uko twabisabaga. Rero mu masengesho habamo ibintu byinshi. Iyo usenze ubwabyo uba wubashye ubuciye bugufi, uba wubashye Imana kandi uba werekana yuko ariyo wishingikirijeho atari wowe. Niyo mpamvu twavuze ngo kubera iki dusaba gusenga kandi ishobora kubyumva ikanabiduha twebwe tutaranabisaba. Yego harimo mu bwami bw'Imana harimo ibyo tubona ku buntu bwayo. Niyo mpamvu iyo ibituzi ikarenga ya mipaka ikarenga ya masengesho yarangiza ikaduha. Ariko ngo ibikora kugira ngo irebe ko twebwe tukiyishingikirijeho, inarebe ko tukiyizeye. Ibyo ngibyo natwe nk'abana b'Imana, Yesu yadushikirije Imana nk'abana b'Imana, tugomba kubyumva nk'ikintu kidasanzwe. Twasanze yuko gusenga ni privilege, ni ikintu kidasanzwe ku mukristo, ku muntu w'Imana. Yego. Umwanditsi wanditse agatabo k'umugenzi yaravuze ngo, John Bunyane yaravuze ngo umuntu udasenga ngo si umukristo. Umuntu udasenga uwo si umukristo. Yavuze umuntu kuko abantu ni benshi, abantu ni benshi nyine ubwo urumva turimo abizera n'abatizera. Aravuga ngo umuntu udasenga uwo ntabwo ari umukristo. Rero gusenga bigomba kuba ubuzima. Bigomba kuba ubuzima
kandi bwa buri munsi. Uyu munsi rero turakomeza n'ubundi muri iryo jambo tuzirikana yuko isengesho rya data wa twese rero mu masengesho abashumba basenze turangije kubwiriza baravuze ngo ni Imana yadukopeje, ni Yesu wadukopeje uburyo bwo gusenga, yego, uburyo bwo gusaba muri iriya sengesho. Nawe ujye wifata uvuge ngo njyewe ndi umwana w'Imana. Reka dufate nk'urugero, dufate iwawe mu rugo. Iyo umwana wawe agize icyo akeneye ntabwo yita ku bushobozi bw'umubyeyi, niyo yanabwitaho ntabura kuvuga ikibazo cye. Ariko twebwe dufite Imana ifite ibyo tuzi, ikaba ifite n'ibyo tutazi. Amen, amen. Umwana abasaba umubyeyi akamusaba iyo atitaye mbese bimeze gute. Abo ni abantu. Umwana akagusaba, dufate nk'urugero rw'umwana mutoya, kubera yuko uko turushaho kwegera Imana niko twebwe turushaho kuba abana b'Imana. Yego, yego. Ni ukuvuga ngo uko twegera Imana niko turushaho kuba abana. Mu buzima busanzwe uko umuntu agenda akura niko agenda asa n'utandukana n'ababyeyi. Reka mbikoreshe muri ubwo buryo. Yego. Ibyo abakeneragaho asa naho adakomeje kubibasaba nk'uko yabibasabaga akiri mutoya. Uko ni ugukura k'umuntu mu buryo busanzwe abana tubyara mu miryango. Ariko twebwe uko turushaho gukura mu ijambo niko ahubwo turushaho kuba abana. Uko twegera Imana turushaho kuba abana. Twebwe rero noneho umufate w'amwana mutoya, iyo utazi ibintu ahora areba ko umubyeyi wiwe nta kintu atamugezaho. Kandi umubyeyi iyo agiye kumufasha, tuvuge niba umwana ari kuririra bombo cyangwa n'ikindi kintu, umubyeyi ashobora kutakimuha akamuha ikindi bitajyanaga n'ibyo umwana yasabaga, cyangwa yanamuha n'umuti akamuha umuti usa naho usharira urura. Hari nk'imiti imwe y'ibihuru bahaga abana batoya cyangwa n'ubu barabikora, ugasanga urarura cyane ariko bakambwira ngo binywe nibwo uri bukire. Yego. Nubwo iyo atabishakaga ariko se azi neza ko harimo umuti. Rero n'Imana twebwe turi abana bayo, turi abana b'Imana. Niba abantu bashobora gukora ibyo ngibyo, ntanswe noneho se wo mu ijuru iwe bimeze gute? Yego, ni ukuri. Ikindi nshaka kugarukaho mu gusenga kwacu, twaravuze ngo muri ya sengesho dusanga muri Matayo 6 no dukomeje duhere ku 9, ariko ku 11 haravuga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Yego, yego. Uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Nuba ngo ni icyizere kiri hejuru, tuzi ko ari buze kubiduha. Uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, kubera ko atavuze mu isengesho uduhe ibyo kurya bya buri gihe, akavuga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Nuko ibyo turi buhabwe none, haleluya, amen, bizakugeza n'ejo, kandi n'ejo tuzongera dusabe tubone n'ibindi bitugeze n'ikindi gihe. Ni ukuvuga ngo ibyo dukeneye byose uyu munsi tubisabe, uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Tuyifitiye icyizere cy'uko ibyo turi burye tuzabibona n'ejo. Niyo mpamvu nayo bivuga ngo ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ejo. Iby'ejo Imana ifite n'ubundi buryo izatugezayo.
haleluya, Amen. imana izatugezayo. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Amasengesho rero turahaguruka kuri bimwe mu nyungu z'amasengesho uyu munsi, ku masengesho yacu, inyungu cyangwa se umumaro amasengesho atugirira. Amasengesho rero iyo dusenga tuba dusaba, tuba dushima, haba harimo amashimwe, haba harimo guca bugufi, haba harimo kwibuka ibyo Imana yakoze, haba harimo guhamya ubumana bw'Imana, tuba tuvuga Imana, tuba tuyibwira ibyacu nubwo tuzi ko ibizi, kandi tuba tuzi ko turi gusaba umubyeyi, tuba tuyishingikirijeho. Gusenga rero birimo ibintu byinshi, birimo ubuzima. Yego. Umushumba Absalomo niwe ukunda kutwigisha hejuru yo gushima. Tuba dushima uko iyo meditation twagize, uko kwegera Imana cyane, haba harimo ubwo busabane budasanzwe. Yego. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Ikindi navuga mu gusenga cyangwa se mu ijambo ry'Imana, hari ahantu abantu benshi basigaye. Ntabwo twebwe twahawe umugisha wo kumenya ibintu ngo niturangiza dusigarane ubumenyi ariko tutabikoresheje. Yego. Oya, twahawe umugisha wo kwakira, ariko duhabwa n'umugisha wo gukoresha ibyo twakiriye. Ikindi ni uko ntabwo iby'Imana twabirebera cyane muri kantite, mu mubare. Wongewe nzi amagambo menshi yo muri Bibiliya, cyangwa mufite uburyo bwinshi nakoresha, nzi ibitabo byose rwose kubimenya ijambo ry'Imana. Turanashishikariza abantu kuryiga no kurimenya no kuryumva. Ariko ibyo uzi ku rwego rwawe, kuko hari n'abadashobora kurisoma ryose, ariko ibyo uzi ku rwego rwawe bifite imbaraga zo kugutunga, bifite imbaraga zo kukurinda, bifite imbaraga zo kugukoresha, bifite imbaraga mu buryo bwose. Mu ijambo ry'Imana, mwibuke wa munsi Yesu yari avuye mu masengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40, warangiza ahura na Satani. Satani atangira kumugerageza. Atangiye kumugerageza, ntabwo yafashe ibintu byose. Yagiye muri Luka, ni muri Luka tubisanga mu gice cya 4, kuri 4, uhereye kuri 4 kugeza kuri 12, yakoresheje amagambo yo ngo handitswe. Kandi ayo magambo yamusubije, yakemuye ibibazo yarimo amujyanamo byo kumuha icyubahiro, by'ubutunzi, byo kumugerageza mu buryo butandukanye. Yakemuye ibibazo bijyanye no kuramya izindi mana. Ijambo rimwe gusa yaramubwiye ngo byanditswe ngo, agenda amubwira nta wundi tugomba kuramya, ni Imana yacu. Nuba mu byo dufite, ijambo dufite ry'Imana ubwaryo, iryo wamenye ubwaryo warikoresha nk'intwaro zakurinda. Haleluya. Amen. Amen. Rero tugiye kuganira ku nyungu z'amasengesho. Amasengesho yacu, twamaze kubona impamvu dusenga. Reka turebe inyungu z'amasengesho. Turasoma, kandi mwibuke ko amasengesho agomba kujyana no kwizera. Turasoma muri Yohana
igice cya 14 duhere kuri 11 tugeze kuri 14. haravuga ngo nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri njye. ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Amen. Haleluya. Hallelujah. Kuri 12 ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora n'ibiyiruta kuko njya kwa data. tukiri ahangaha nimunyizera mukanyizera imirimo nkora namwe cyangwa nawe azayikora. unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora n'iyiruta. ariko reka mbaze nubwo wenda nawe uri guhita nsubiza, ese nk'umuntu atekereje kuri iri jambo ryo kuvuga ngo nanjye nzakora ibiruta ibyo Kristo yakoze, hari uri gushikira ibyo bintu? hari uri kubyumva? hari uri kubishikira? Yesu aramufata kondo agashyira ku maso, kandi tuzi ko icondo kiba gitokoza umuntu agahumuka. nimunyizera muzakora imirimo iruta iyo nkora. murumva uburyo Imana, murumva uburyo Yesu yaduhaye imbaraga. niyo mpamvu iri jambo ryonyine rifite ryonyine gusa bagasanga ukisanga ahantu hari kano gapaje konyine, cyangwa hari umurongo 14 ahangaha ndi gusoma muri Yohana 14:11 ugera kuri 14. aya magambo yonyine ukayafata yo gutunga, yo kubeshaho, yo gukoresha, yo kurera, yo gukuza. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Kuri 13 kandi icyo muzasaba, urumva twavuze kwizera, tuzanyemo no gusenga. icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, Yesu karatubwira, karongera kudukopeza icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe n'umwana we. Amen. Amen. nimubwira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Yego. Amen. Amen. twizere ko ibyo twizera aya magambo, icyo muzasaba cyose mu izina rya data nzagikora. Yego. izo ni inyungu ziri mu masengesho. izo ni inyungu ziri mu masengesho. Amen. Amen. icyo muzasaba cyose mu izina rya data nzagikora. tugiye muri Yakobo, nagira ngo naho
duse n'aho tuhavugeho gatoya twumve uburyo undi murongo Imana yaduhaye uzuzanya n'aya magambo. Yakobo igice cya 5. Yakobo igice cya 5. Nibwo igice cya 5. Reka duhere kuri 13. Twumva aya magambo. Mbese muri mwe hari ubabaye nasenge. Yego. Twavuze udusaba ibyo dukeneye. Udusaba gusaba ni uduha ibyo dukeneye. Mbese muri mwe hari ubabaye. Umuntu nababara cyangwa ufite ibibazo bitandukanye nagire gute nasenge. Yego. Turi mu nyungu z'amasengesho. Ubabaye nagire gute nasenge. Gusenga birogora, gusenga birakiza, gusenga bimara umubabaro, gusenga biravura. Gusenga bigarura ibyishimo mu muntu. Gusenga birongera bikadushira mu busabane n'Imana. Ubabaye nagire gute nasenge. Yego. Kuri 14 hakavuga ngo muri mwe hari urwaye. Ubwo turimo turareba formule. Ubabaye muri mwe hari urwaye. Natumira abakuru b'itorero. Ni ukuvuga ngo urwaye ni muri hafi y'ubuyobozi. Abakuru b'itorero bavugwa n'abashumba baba barimo hano muri kino gice. Natumire abakuru b'itorero bagire gute bamusenge, bamusabire, bamusize amavuta mu izina ry'umwami wacu. Noneho kuri 15 bakavuga ngo kandi isengesho ryo kwizera bizakiza umurwayi. Ni ukuvuga ngo wa muntu warwaye natumira abakuru b'itorero, rya sengesho bamwatuyeho ryo kwizera bizakiza umurwayi. Yego. Bibiliya ifite ubutunzi, ifite ubutunzi bwuzuye kandi n'izitanga igisobanuro kituzuye. Itanga amagambo yuzuye, itanga ijambo ry'ukuri. Ubabaye nagire gute nasenge. Urwaye nawe nyegera abakuru b'itorero bamusabire. Nubwo nawe wakwisabira, nubwo wasenga, nubwo watumira, ariko hano Bibiliya kiratubwira ngo natumira abakuru b'itorero bamusengere. Rya sengesho rero, rya sengesho ryo kwizera rizagira gute rizamukiza. Ku 16 mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Aya masengesho yo muri Nibatu, gusenga k'umukiranutsi, mwaturirane ibyaha byanyu mubanze mubabarirane. Gusenga rero k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Urumva ngo niba bavuga icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagira gute nzagikora. Rero noneho hano hatubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi
kubera yuko yasenganye umwete asaba bya bindi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Hepfo akavuga ngo Eh. dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane imvura itagwa, imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 ariko Eliya niwe muntu wamenye neza rya jambo rivuga ngo icyo muzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriye. Erega Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Wari uzi yuko amasengesho aza gukura mu cyiciro wari urimo akagushyira mu zindi mbaraga, aza kuvana ahandi. Aha no ko baramufata ngo erega Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ariko arasenga cyane kuko arashaka kwerekana ibintu bikomeye. Asante. Ibintu bikomeye umunyamasengesho ajya ageraho. Erega Eliya, erega nawe wari umuntu umeze nkatwe, yasenze cyane. Imvura iva mu ijuru Imana igitanga, imvura ihagarara imyaka 3 n'amezi 6. Arongera arasenga kandi Eliya w'Itishubi ni ukuvuga ngo yari umuntu yari n'akavukire w'aho hantu, yari umwimukira. Yari umwimukira, yari umuntu wari waje ariko utari uwabo, ntabwo mu by'ukuri. Haleluya. Ntabwo utekereza ku gaciro kiwe, utekereza ku gaciro, utekereza izo mbaraga yagize mu buryo budasanzwe. Erega Eliya nawe yari umuntu umeze nkatwe, warasenga cyane. Amasengesho ajya kuza umuntu. Amasengesho ajya atuma tuba badasanzwe mu bandi. Amasengesho niyo ntwaro, imenagura, niyo ntwaro inetaraniza, niyo ntwaro idufasha twebwe abakristo. Amen. Indi nyungu twakora mu gusenga, kandi tukiri kuri iyo ngiyo, buriya gusenga cyangwa umunyamasengesho atandukanye n'igihagararo cyiwe, atandukanye n'imibereho yiwe. Ni ukuvuga ngo ndabivuga mu buryo bugaragara. Twaravuze ejo ngo n'umwana muto uzi gusenga. Amasengesho ushobora kuba uri umukene, ariko waba uri umunyamasengesho ukaba utunze benshi. Pawulo yandikiye Abanyakorinto igice cya 6 urwandiko rwa 2 rw'Abanyakorinto igice cya 6 ihereye ku 8 aravuga ngo mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mu ishimwe dutekerezwa ko turabashukanye, ariko turabukuri. Ngo dutekerezwa yuko turabatamenyekana, nyamara turi ibirangirire. Uwo ni umunyamasengesho. Hallelujah. Dutekerezwa yuko turabatamenyekana mu bana, nyamara turi ibirangirire. Dusa n'abagiye gupfa ariko turi bazima, dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa, dusa n'abababaza nyamara twishima iteka imbere mu mitima yacu. Ubutayu bunini, ubutayu burambye, twibuka tumara imbaraga z'umutima.
yego twebwe dusa n'abagiye gupfa ariko dusa n'abababaye nyamara twishimye iteka yego haleluya dusa n'abakene kandi dutungishije benshi dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we Yesu Kristo ni ukuvuga ngo icyo gihe nta na kimwe tubuze amen amina haleluya dufite byose dufite imana dufite byose tuba tugaragara nkaho abantu bazatureba abantu bajya batureba yareba ubuzima urimo bwa none nimba wihishe mu mana Gerardine yaravuze ngo n'umwana w'umukobwa uzi gusenga ntukamukinishe tuba dusa naho umuntu yakubona avuga ngo ntabwo ari bwa buzima ubuzima bwacu buba mu mwuka ntabwo ari bimwe bigaragara n'amaso y'abantu amen amen ntabwo ubuzima bw'umukristo bureberwa mu mibereho iyo ngiyo arimo yayindi arimo yahise atubona yariye kabiri ku munsi cyangwa yariye rimwe cyangwa nabwo rimwe na rimwe byanze dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose amen ubuzima bw'amasengesho amasengesho ajya atugira abantu badasanzwe mu bandi ikindi amasengesho indi nyungu y'amasengesho iyo dusenga imana itwereka n'ibindi bintu bikomeye byiza bihishwe gusenga kuza gutuma kuza gutuma imana itumenera amabanga yego uwashaka gusenga kuza gutuma imana itumenera amabanga ikatwereka ikatwereka na bya bindi bihishwe umunyamasengesho niyo mpamvu urumva wasenze nta kintu imana itajya ikwereka ni ukuri hariya twasomye ejo twagarutseho muri Yeremiya 33 kuri 3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenye yego ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenye nkwereke ibintu uburyo nza mbikora ntabaza ndagutabara nkwereke ibyo zose ni ukuvuga ngo iyo dusenga imana ihita iyo dusenga imana iyo tuzambaye tuvuga ngo papa dukeneye kino n'iki iyo ijyama yirukanka yavuze ngo ntabaza ndagutabara ijyama yirukanka ikaba ijya ikirukanka mu gutegeka kwa 2 29 no kuri 28 hazavuga ngo ibi ibyahishuwe n'iby'abantu ariko ibihishwe n'iby'imana ariko iyo dusenze iyo twambaje imana iyo tuyitabaje izitwereka noneho na za bindi bihishwe muze kuhasoma gutegeka kwa 2 29-28 haravuga ngo ibihishwe n'iby'Uwiteka yonyine ariko ibyahishuwe n'ibyo by'abantu amen noneho rero ahangaha iyo usenze iyo wambaje imana iyo uyisabye iza ya misimbuka ikaba igenda na bya bindi ikajya kumena na ya mabanga ya bya bintu byayo bihishwe ikabizana haleluya yego ni ukuri amen haleluya
Amen. Amen. ikindi n'inyungu yo gusenga bidufasha kwagura ubusabane bwacu n'Imana, bituma twumva urukundo rw'Imana, urukundo ruhebuje, Yego. bidutuza mu byiyumviro by'umwuka wera, Yego. bituzanaho indi shusho. Mwibuke Mose ku musozi Sinayi ubwo yajyaga kwiherera, yarazaga abantu yajya kubonana n'Imana. Kubonana n'Imana, kuganira n'Imana ni ugusenga, gusenga no kuganira n'Imana. Yego. Yarazaga ishusho yiwe ikaza ifite izindi mbaraga zidasanzwe. Urashaka imbaraga zidasanzwe, urashaka kuba udasanzwe, Yego. urashaka kwegerana n'Imana, senga. Yego. Isengesho ritarimo kwizera, cyangwa se ufashe isengesho ukarinogoramo kwizera, wasenze. Twabonye yuko iyo dusenga, ako kanya turimo dusenga Imana, tuba turi kuyizera. Hanyuma igihe cyo gutegereza igisubizo, Satani nibwaza akatuzanamo confusion, cyangwa umwanya wari wose tutitaye ku gihe runaka, igihe utarashikira bya bintu, ushobora kwakira ibitekerezo bya Satani bikakuvanamo kwa kwizera, ugatangira gushidikanya. Nuba ufashe isengesho ukarinogoramo kwizera, rihindukira nyiraryo amaganya, bwihebe, ryagezeyo gushidikanya. Rero kwizera wateranye kw'isengesho wabigereranya na kwa kundi kw'ikiraro gihuza imisozi ibiri, umwe uriho Imana undi turiho. Yego. Hanyuma rya sengesho ryacu rikaba rifite nimba nabyita nk'impamvu, rikaba rifite ibiti birifashe mu byambu byombi, aho twambukira cyangwa se aho dukukira. Aha hantu hakaba hariho kwizera gufashe rya sengesho, noneho tukabasha guhura n'Imana. Twambuka mu mwuka, tukaganira Imana mu mwuka, tukavugana, tugasabana, kandi ibindi bikabiduha no mu buryo bugaragarira amaso y'abantu. Yego. Amen. 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 Gusenga. Indi nyungu twabona mu gusenga kujya kwagura muri twebwe ishaka ry'umurimo w'Imana. Gusenga bijya byagura muri twebwe ishaka ry'umurimo w'Imana. Uko duterana kenshi, uko dusenga, uko turushaho kumva ko dukunze Imana n'umurimo wayo, niko turushaho kumva yuko tuyikeneye. Na Nehemiya usomye wenda kuri rimwe igice cya mbere ugakomeza nko kuri kane ugakomeza, usangamo ayo magambo. Tugomba gusenga twizeye, kandi bishyigikira umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana walidumu kwa maombi, basenze, baramije Imana, basenga bashyigikirana,
abantu uko dusenga dusabana n'Imana niko turushaho kugira inyota n'ishaka ryo gukorera Imana. Yego ni ukuri. Umumaro rero w'amasengesho ni mwinshi. Niyo iyi topic bayi w'icyumweru gusenga ntiwobivuga ngo birangize. Ni byinshi. Ariko gusenga mwibuke na Hezekiya iyo dusomye muri Yesaya 38:1 yararwaye arasenga Imana imwongerera imigisha. Ibyo bitugira inshuti, ibyo bituma tuba inshuti n'Imana mu buryo bwihariye. Twavuze kandi ko amasengesho ari intwaro yacu. Ni intwaro yacu tuba turasisha ahantu kure. Ubundi iyo uri gusenga ushobora kwatura, ushobora gusenga watura uvuga. Ariko kandi iyo uri gusenga watura uba uri kuvuga ijambo ry'Imana uvuga ngo iki ngiki ni uri kubwira ibiri hafi yawe. Ariko iyo ushaka gukubita ibintu biri kure biri ahantu kure ukabikubitira aho wicaye ukabirasira iyo biri ujya wohereza bisengesha. Ni intwaro tuzadukoresha tukarasa n'ibiri kure tukica n'ibiri kure cyangwa se tukazana n'ibiri kure. Isengesho ni intwaro ijya ituzanira cyangwa ikaburizaho imigambi iri kure aho twebwe tutari. Amasengesho ajya agenda adutegurira inzira. Yego. Aza kuraho ibikombe. Gusenga rero icyo muzasaba cyose mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Dusenge tubigire pratique mu buzima bwacu kandi tubikore twizeye. Haleluya. Amen. Tugiye gusoza. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Muri iyi minsi gusenga reka tubifate nka kwa kundi ntabwo tugomba kubikora nk'umuhango, tugomba kubikora nk'ubusabane dufitanye n'Imana. Tugomba kubikora nka privilege yacu nk'abana b'Imana. Kandi mumenye yuko iyo dusenga Imana ibitwumva. Iyo dusenga Imana ibitwumva. Yego. Gusenga ni byiza. Musenge ubudasiba. Musenge ubudasiba. Yego. Mutabaza Imana. Mwiyambaza Imana. Nugera ahantu ukagera mu kaga uzasenge. Nugera ahantu ukabona bitari kugenda, ukabona nta nzira, uzasenge. Yego. Nugera aho bigoye ukabura undi inshuti wakwiyambaza yagupfa uhanye kugira ngo ugutabare, uzasenga uzayibona. Imana ishimwe. Gusenga ni ikintu tujyana nacyo, ni intwaro tuba turi kumwe aho twaba turi hose. Nugera aho abantu bagushize no mu kato hahandi ubona yuko Pawulo na Sila barasenze imiryango irafunguka. Kuki bataretse ngo bajye gusengera iyo bari batuye bari basanzwe basengera? Ni intwaro tuba twinjirana, ni intwaro tuba twambukana abantu batokwaka.
wizera imana uzuyinjirana ntabwo batuyatire mu bibazo ngo tuyisige ni intwaro tuba dukomezanya no mu bibazo kugira ngo izatuvanire yego ni ukuri ni akantu imana iba iguhaye ni ukuvuga ngo n'imbaraga imana ikubikira ujyana no muri bya bindi bigoye yego kugira ngo nugere bigakomera uzasenge isi wo mu ijoro data wo mu ijoro ujya utanga abiguhe mwaka ijambo ry'imana amen